like numva ko umuntu agomba gukundana nyine atangiye kwiyumvamo purpose yuko koko akeneye partner. Apana purpose ya sex. Purpose y'urushako. Bavuga ati ngewe no muntu like ndi guteganya ko like mufitiye ntuze mfite willing yuko nshobora kuzabana nawe mu myaka iri imbere mikeya kandi. So nuko nguko ngiye mbyumva ariko kuvuga ngo tuzakundana imyaka ingahe magana ngahe like with that purpose nta kintu kiza kiba kibirimo usibye imivumo usibye kasi mwishyiraho usibye imico mibi mujyamo kandi ntago byabura. So no kuvuga rero kugira ngo byirinde like ubu biretse ugafokasinga ku buzima bwawe, you know. Ko nabonaga abakuru banjye babikora actually ariko simenye ngo bikorwa bite rero ni bwo bwa mbere cyaba ubonaga birenze. Ngiye barambwiye ngo kugira ngo atagukubita kwa ko mbere kiragiye bari abakobwa nyine hari ukuntu bamubwiraga nk'ubugoryi ibintu biri bizarre cyane akahita kwivamo nk'urushya akagukubita sibyo. Ngiye nagiye naciye ingo 3 nzirambura ahantu nyine like yicara ashyira amaguru ngira Imana mbonara nakandagiye ariko nyine yankubitishije umuntu yarambwiye ngo ibintu byose umbwiye ngo hari bashuti bawe nka 5 bamaze kubimbwira. Urumva rero ngo nta kintu ufite kumbwira winakariza mbega bucket. Good morning. How are you doing? Morning to you. I'm good. I'm doing very well. So, how about you? I'm good. Everything's good. Ahubwo ndikubona umeze nk'umuntu udafite vibes. Uyu munsi nta energy kabisa umva. Gusa nyine nabirenze like I'm gonna be better. Yeah, I got you. Yep. So, abakunzi dukurikiye twongeye twagarutse kuri MITV ndabasuhuje wowe uri burasirazuba iburengerazuba amajyaruguru ndetse n'amajyepfo tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali turi hano ku bwanyu turi hano kugira ngo tubahe byiza mukunda byiza mushaka kubona byiza mushaka kumva inama hirya no hino amakuru ya entertainment. Ndi kumwe na Olangi nkuko musanzwe nanjye nitwa Anelka durira hano nga kuri MITV making sure ko amaze gukora subscribe kandi nyuma yo kubona iki kiganiro uraza kutubwira uko ubyumva igitekerezo cyangwa se inyunganizi. Turi hano ku bwanyu tukaba tugiye kuganira kuri topic Olangi yazanye sinzi ngimeze mumbaore mungire mu maso ye mungire ikintu muri kubona afite cyo kutuganiriza. Cyabura se kareka but no munsi ni story time like no munsi na hantu ari uducikire no munsi aratubwira everything agiye gutuma nyivamo. Ntabwo ari ukwivamo ariko no kuvuga ibyabaye ibiriho. Yego. So first urabanza utubwire embarrassment wigize kugira mu buzima bwawe kiri muto ewana ukumva urasabye neza mu bantu kandi benshi. Ko turi mari twinshi se kubera ukuntu nakobaganaga. Vuga akantu ka mbere nyine umva kari huge. Ndibuka nyiri muri primary maybe P5 ariko mu gihe cya gatatu twitegura kujya muri P6. nigeze arukuntu nyine ari amaraso aribwo utangiye kumva nyine nk'umuntu urenze icyo gihe nakinaga na football ari umuzamu mfatira ikipe y'ikigo y'ahantu nigaga agomba kuvuga izina ko nibagishije sibyo ndangije akantu kose nako kwishyura rikumva hano ibintu byaraye ubwo se hararenze cyane ku buryo umuntu ahita yirukira. Menya ko nagendaga n'amaguru kandi ngagenda nambaye ibipapa ikigoroba ariko ko mu gitondo ntabwo byabaga byemewe. So bigera aho ngaho njya kwa approachinga nyine tu maze kwa approachinga uwo mustu ndibuka yari ameze nkaho nyine andutaho ukuntu
ako nyine ya confidence umuntu yabaga afite ndagenda ndagerageza. Ikintu cya mbere yambwiye yarambwiye ngo ninde waguteye courage first ku buryo wumva uri capable yo kwipavera umuntu nakinaga numvaga ndi umuntu urenze. Abantu bakina umupira bazatubwira niba ariko yabibeze. Iki n'umupira hari ukuntu uba wumva nyine like ufite ko abantu urenze nyine tu ugomba kuba warabafasha. Umva rero umuhungu ugezweho nanone birarangira ndetse cyo kwiyumva bituruka. Kwiyumva biva mu bintu bitandukanye. Burya kugira ikintu bita ego wenda tufasha n'abantu gusobanukirwa ego no kuba umuntu afite confidence ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari ukuba umuntu afite over confidence bikagaragara nka ego, hari no kuba umuntu afite ego nyine like byanyabyo. Ubwo rero icyo gihe ngewe navuga ko ari confidence nayo mfite. Ndagenda ndamuganiriza. Icyo gihe namusanze muri classe ye saa 4 kwa kundi twasohokaga nyine. Nahereye ku munota wa mbere muganiriza kugera ku wa 10. Nta sinzi niba nayibaza ariko yari nyinshi. Ubwo papa si yari iyihe? Papa si nyine imva nk'iyi. Oya uratubwira twavuze ko ari story time. Ubwo rero nutaza kutubwira uko byagenze. Iyo story yawe irayitiba cancelled. Uvuze ko ugiye gukora iki? Papa si yawe yaba ari iyihe? Turaziranye. Oya usobanurira abana ntabyo bazi. Nyine okay. Ningiye gushaka urukundo basi kugira ngo ubyumve. Urukundo urufite imyaka ingahe? Nari muto mani. Nari mfite nka 10 ku myaka yawe mikeya. 13. Ukumva neza urarufite. Wari urenze. Nabi cyane. Ko nabonaga abakuru banjye babikora actually ariko simenye ngo bikorwa bite. Rero ni bwo bwa mbere cyangwa wabonaga birenze. Ngiye barambwiye ngo kugira ngo atagukubita kwa ko mbere kiragiye bari abakobwa nyine hari ukuntu bamubwiraga nk'ubugoryi ibintu biri bizarre cyane akahita kwivamo nk'urushya akagukubita sibyo. Ngiye nagiye naciye ingo 3 nzirambura ahantu nyine like yicara ashyira amaguru ngira Imana mbona aranakandagiye. Ariko nyine yankubitishije umuntu yarambwiye ngo ibintu byose umbwiye ngo hari bashuti bawe nka 5 bamaze kubimbwira. Urumva rero ngo nta kintu ufite kumbwira winakariza mbega bucket. Iyo ndona iriye bitanumva nyine like birandenze. Reka ngo baze tukiraho like ububona like ibintu ubundi byinoze ibintu by'urukundo like bigenewe abana nk'abo ngabo like cyangwa se ubona bikenewe nyine mu rubyiruko rutaragera nyine aho rugera ubona bikenewe. Ngiye uko mbitekereza kuri ku ruhande rwanjye ntekereza yuko urukundo fasha no gusobanukirwa abantu badukurikiye bagifitemo utuntu two kuvuga ngo nyine ngo urukundo ngo ntago rukibaho ngo ibiki n'ibiki. Yego kuri wowe bishoboka ko ruba rutabaho ariko ku bandi ruracyahari. Ahubwo uvuga ngo ni purpose nyabaki ujyanye muri ibyo bintu sibyo. Ngiye niko mbitekereza. Rero kuri icyo gihe twebwiye gusa ku myaka yawe mikeya wahita ugira papa si utaramenya n'ibyo ari byo nyine nicyo kibazo gihari. N'ubu ngubu twe ku gihe cyacu hari hiharajwe kugurira umukobwa nyine nibwo yagukundaga. Hatambukaga ndibuka abajene babaga bafite indobo z'amagi ibiraha na sambusa ukaba wakikura nk'sense yabaga ari nk'urugo rwa yari menshi noneho ukaba wamugurira nk'ibyo biraha sibyo ukahita avuga ati ukabura mwemeje none uriya niwe wanjye gutya na gutya ukabura mwemeje ugatahira icyo cyubahiro kandi hari abandi bajene 5 babimukoreye. Ibaze bakoze n'ibirenze ibyo bari buze no kumugurira wenda na za bombo ku ruhande sibyo. Ariko ngewe ndatekereza yuko urukundo kuri kino gihe yego rugomba kubaho ariko biterwa n'intego rujyanye mu sibyo. Ariko kuri iki gihe nyine mbona yuko abantu babifashe babishyira ku rundi rwego. Niba umuntu mudakundanye hagamijwe ko habaho sex icyo gihe bihita bigaragara ko utamukunda. Niba umukobwa agifite za ndangagaciro zo kwiyubaha wowe tubibona nk'aho atagukunda hari undi abikorera kukurusha ubwo nyine nawe urabyumva. Nge niko mbitekereza. Gusa ubwo wenda nkibaza sibyo tukiri aho ngaho nyine ubwo ikintu kigaragaza urukundo nyine like muri rusange aba ari sex. Ntago mbitekereza gutyo
ni ibintu bibiri bitandukanye. Burya hari ibintu abantu batazi gutandukanya, sibyo? Bidutandukanyiriza yewe kuri experience mfite nkeya mvuga ko wenda idahagije kuba wayigenderaho cyane cyane nyine ngo ikubere nk'umusingi, ariko hari bakuru banjye babivuze, hari ba tonto bacu babitubwiye, nyine badutanze muri bino bintu. Ikintu bita sex, imibonano mpuzabitsina, burya hari part y'umuntu, sibyo? Of course uri busigarane we nk'umukobwa. Hari mu buryo bwa biology, hari uburyo ari amatembabuzi asohoka, sibyo? Iyo gahunda iri kuba wenda reka tureke kubigira cyane. Hari ibice by'ibigenda usigarana. Maybe imico ye, sibyo? Maybe uburyo yitwara gutyo na gutyo na gutyo. Hari utuntu ugenda usigarana. Niyo mpamvu bakubwira ngo niba uri umukobwa, icyubahiro cyawe kiba ubundi hariya hasi cyane, sibyo? Kiba hariya ku rwego uba ugomba kuharinda nyine. Kubera ko niba wiyemeje kugenda uri hano na hano na hano na hano na hari, ngo koranya ibyo bintu byose umubwira ikintu containinzemo aho ngaho, warangiza ukagenda ukazamura ibiciro hariya ukavuga ngo njyewe ngo ninashaka ngo umugabo ufite kampani, ufite amamodoka, nta mugabo umurimo. Ese we dushime ko umubonye, we ufite iki wamuha ashobora kudizavinga akavuga ati natanga icyo mfite cyose ariko sinkutakaza. Niba asanze byarabaye ibibazo. Rero ubwo tugarutse no kuri point, ubwo ngubwo dusanga ibyo bintu bikenewe koko? Ntago bikenewe. Hanyuma z'urukundo mu rubyiruko rurakenewe, like mu rubyiruko ruri muri move yo kuba rushaka amafaranga, wenda mu rubyiruko rwarangije kwiga ruri gushaka amafaranga, ibyo bintu biba bikenewe, like ukiri kwishakisha, cyangwa se n'abanyeshuri? Question mark. Like mutubwire muri comment ariko niba ibyo bintu bikenewe. Jewe uko mbitekereza, kubera ko ari ibintu biri natural, ni ibintu Imana yashyizeho, like nyine kuba wagirira feelings undi, wenda mu gihe cyanyacyo cyanagenwe akaba aribwo feelings zitangira kugaragara. Wenda tugiye mu by'Imana, ari kumva waba ugiye kure, usanga at all utabyemerewe byose nyine 100% ntabwo byemerewe, ariko nyine bisaba kuba ari amadini rero. Wenda ntabwo actually muratubona, of course aho duhagaze barahabona. So ni ukuvuga ngo mu basilamu at all ibyo bintu ntabwo biba bikenewe, bibaho nyine, ni ibintu biri natural bitubamo, but dufite inzira ebyiri zo kwishora muri ibyo bintu, cyangwa se zo kubihunga. Kandi inzira zo kubihunga zirahari, n'inzira zo kubijyamo zirahari. Amahitamo ni ayacu. Wahereye kare uri kumbaza, reka nanjye nkubaze. Mbaza. Nka buno ngubu, sibyo? Wabasha kumvisha umuntu gute? Wenda tuvuge se umusilamu ariko yumvaga ashaka kujya mu dini ya Islam. Wabasha kumwumvisha gute yuko ibyo bintu atabyemerewe kandi yari amaze igihe kinini abiba? Uri kumva ni process. Ndagusobanurira. Ikibazo ni icyo. Utubwire process wabinyuzamo kugira ngo umukomfirime bizagera avuga ngo gukundana bireke, nk'uko idini ibi nyine ivuga ati ku gihe cyanyu kitari cyagera. Ntabwo ibyo bintu, kuko ni imwe mu nzira iganisha ku busambanyi, sibyo? Kandi ubusambanyi tuzi ingaruka zabwo nyine tu. Wabasha kumukomfirima gute ukamubwira uti ntabwo ibintu byemewe mu dini yacu? Mu idini nk'abasilamu, sibyo? Abasilamu basanzwe mu idini twese turabizi ko like la taqrabu zina, ibyo bintu murabizi, ntabwo kwegera ubusambanyi actually bavuze ni ukwegera ubusambanyi, ntabwo ari ukubukora, kubwegera ntibyemewe. So ni ukuvuga muri Islam at all ubusambanyi nyine ntabwo bwemewe pe, nta nubwo kubitekereza nyine ntabwo ari ibintu bikenewe. Aho ku muntu winjiye idini, ku bumenyi bwanjye buke mfite, njye nshaka kumukomveka nkumwumvishe ko ibyo bintu bitemewe, ntabwo byashoboka. Ndakubwira impamvu bitashoboka ako kanya. Kubimwumvisha ako kanya, sibyo? Kumvisha umwinjira dini
umwinjije mu kintu, of course n'umwinjira dini, ari kwinjira idini. Sasa ugiye kumushyira muri struggle zo kugenda agatekereza ibyemewe n'ibitemewe, ntaramenya Islam icyo ari cyo, ntaramenya n'izina rye, ntabwo ararifata mu mutwe. Ibaze nawe level ugiye guhita umujyanaho. Amuseni kuri fata byakunaniye. Oya, nukuvuga ngo sibyo abinjira dini, sibyo ni ibintu bizwi. Iyo ukinjira idini, like hari ubumenyi budakeneye guhita ufata ako kanya. Yego. Hari level y'ubumenyi. Nukuvuga n'umwana wo muri secondary, ibintu byo muri university ntabwo aba bikeneye muri ako kanya. Sibyo? Yego. Kimwe rero n'umwinjira dini, ntabwo aba akeneye amategeko umukandamiza, umugira gute, nyine umushyiraho ibintu atarumva mu mutwe we nyine ngo bimujyamo. Sinukuvuga rero nge sinabimwumvisha mbaye nduwinjiza idini. Yego. Ahubwo namureka bakabanza agasobanukirwa idini. Nabona ko yarisobanukiwe nibwo natangira kumubwira ibyemewe n'ibitemewe. None se tuvuga urugero ni ngewe. Ari nkaho ndakubwira uti bite ni byiza, nakunze idini ryanyu, nafasha kwinjiramo gute? Kandi ibiti bisabwa ni ibi, kujya mu musiti ugatora shadu, bla bla bla. Ariko ukaba uzi ko ngewe nikundiraga, tuvuga urugero nko kunywa inzoga. Yego. N'itabi byose byongeremo. Ntago ngiye mbikora Abanyarwanda, sibyo? N'urugero ari gutanga. Iwacu ni mu Bigogwe twanyweye amata, sibyo? Isura murayibona n'agasatsi kose ko tuyifite, sibyo? Rwose amata iwacu arahari zirakama. Nagafite isura ikanga abana. Uri kumva? Arangiza nkakubwira nti ariko mu bintu utakeneye kumbuza, ndabizi ko mu byanga nubwo naba mbizi, ariko mbabarire numbuze kunywa inzoga, ntago mbishaka. Nyine nzakora ibyo bindi byose munsaba, ariko kunywa inzoga ntago nabivaho. Uri kumva? It's a process kumubwira ukuntu inzoga itemewe. Kuko dusubiye mu gitabo gitagatifu cya Quran, sibyo? Nawe usoma cyane kundusha, gusa ngiye hari aya uraza wenda kumfasha niba aranza kwibeshya. Actually ni aya imenya zikurikirana niyo ngiyo yo kugira ubusambanyi. Yo kureka bijyanye no kureka inzoga, harimo antimusukara. Nimukajya mu musigiti mwasinze, yandabizi. Urabyumva? Yego. Uri kumva nyine ni process ugomba kumubwira, ukamubwira uti bikorwa bitya, bikorwa gutya, bikorwa gutya, sibyo? Ariko hari ikintu kimwe umuntu aba agomba kumenya, sibyo? Nubwo ari process ugomba kumuha amakuru yibanze, sibyo? Nk'uko amakuru agira ingingo zibanze. Of course. Kabwira ati ugiye kwinjira muri bino bintu, ariko pay attention kuri ibi bintu, sibyo? That's why ndi kukubwira ngo uwo muntu ko wamwihorera ejo akazakunotana akakubwira uti ngiye nyamara uriya muntu ngiye yaranyihoreye naho ikintu yambwiye kandi urumva ko yakagombye kuba yarabimbwiye. Ubwo urumva wamufashije. No kuvuga ngo sibyo ntago yanshyiraho blame, kubera ntago keretse namubwiye ati ngo urabyemerewe. Ahubwo ngiye ntago nakubwira ko byemerewe. Ariko nta makuru yibanze ugomba kumuha. Winjiye, sibyo? Ngiye wundi reka nkubwire ku muntu w'umwinjira dini ikintu nabo naganiriye nawe, ikintu cya mbere ngiye mbabwira, winjiye idini, sibyo? Ufite aho idini uvuyemo. Ni ukuvuga ngo hari itandukaniro rikomeye cyane, uri kumva, hagati y'ayo madini abiri. Uzi aho uvuye kandi uzi n'aho ugiye byanga byakonda. Ni ukuvuga ngo hari imico wari ufite, wari usanganwe wowe muri iyo dini wari urimo, itemewe muri Islam. Ntabwo namubwira ngo hita uyivaho ako kanya. Ibintu ni gake gake, na like rafidini. Mu idini nta gahato karimo, ujyamo ubishatse, utabishaka ukabivamo. Ni ukuvuga ngo rero like iyo umuntu umwinjira dini aje, sibyo? Nk'uko nabivuze, like ntabwo aza ngo umuhe amategeko akomeye yo mu idini. Like umubwira ibyoroheje biri kuri level ye, ibyo ngibyo biza kuza nyuma nyine, like yaramenyereye, like n'imani zariyongereye. Ni ukuvuga rero ibyo ngibyo ntabwo bireba umwinjira dini. So murabyumva yuko rero ashobora kuba nk'inzoga ariko akazazireka. Murabyumva yuko rero burya ibintu byose ntabwo bisaba guhatiriza cyane. Yego hari ibisaba gukomeza gupushinga, ariko siko
buri kimwe cyose nyine ariko kigomba gukorwa murumva yuko hano ngaha ni step by step, stage by stages kagenda bikora. So rero tutibagiwe na topic twari turiho karakanyuzemo nyine karakanyuzemo kugira tubanze dusobanure kuri iyo ngingo, kuri iyo paragraphe y'urukundo mu madini ukuntu biba bimeze. Wenda n'abasengera mu yandi batubwira se amategeko ibanye ajyabaho wenda ko bishobora gukunda yuko babakumira ku kintu cyo gukundana, ariko ngewe uko mbyumva buri kintu burya Imana iba yarakigennye bitewe n'impamvu. Hari impamvu Imana yavuze ngo igihe niba kitaragera don't do it niba igihe kitaragera. Niba kandi ucyarageze witinda mu nzira bikore. Ni ukuvuga nanjye wenda niyo nuze content ngenderaho concept like numva ko umuntu agomba gukundana nyine atangiye kwiyumvamo purpose yuko koko akeneye partner. Apana purpose ya sex, purpose y'urushako. Bavuga ati ngewe no muntu like ndi guteganya ko like mufitiye ntuze mfite willing yuko nshobora kuzabana nawe mu myaka iri imbere mikeya kandi. So nuko nguko ngiye mbyumva, ariko kuvuga ngo tuzakundana imyaka ingahe magana ngahe like with that purpose nta kintu kiza kiba kibirimo usibye imivumo, usibye kasi mwishyiraho, usibye imico mibi mujyamo kandi ntago byabura. So no kuvuga rero kugira ngo ubyirinde like ubu biretse ugafokasinga ku buzima bwawe, you know. Birumvikana. So ubwo ni ikibazo nyiraye nibajije nari mubajije, nizere ko aho gusubijwe. ndanyuzwe utanyuzwe hano ngaha nyine sinzi yazaza muri comment wenda tukaba twabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Muri comment muduhe ibitekerezo byanyu kabisa, kandi we appreciate you. We appreciate you ku bantu baduha comment bakaduha ibitekerezo byabo, kandi naho twakosheje bakadukosora. Muri kubibona ko biri kugenda bikosoka. If you know, you know. If you don't know, forget about it. Nibyo. So bizagenda biza inshallah. Gake. Narebye ibintu byose ntago bisaba rush. Yarayo ngayo kabisa. Ewana. Daozi. Ubwo reka nizere yuko next time tuzaza tubafitiye bang irenze. Bank to bank. Ko tubafitiye abatumirwa kandi bose bafite videos mubitegure abatumirwa ku rwego ruri hejuru. Ngiye abanjye ni full package. Cyanga kangana guri. Baragutse kabisa. Nanjye ndi tayari kandi turi hano kugira ngo tubahe ibyo musabwa byose. To making sure ko ubutaha tuzaba turi kumwe kuwa kabiri. Ciao.